ntabwo turyama ngo agakiza kaze mu buriri dukurone yavuga y'abantu bavuga ngo akiza n'ubuntu karishyuwe kabaye ubuntu kuri twe ariko we yarakishyuye nta kiguzi twatanga ku gakiza Abaroma 10:9 atuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ubyizere mu mutima wawe urakizwa. Rero ibyo dushaka kuba byo twe natwe biradusaba ibiguzi byabyo. Wowe ari ibintu bitizana ngo ndaryamye umugisha uzaza gutegeka kwa 2:28 avuga ngo haguruka ugende nzaguha umugisha. Uko guhaguruka si ikiguzi, uko guhaguruka ukagenda si ikiguzi. Gerageza ukoresha amaboko yawe, Imana izabiguha. Uzarangiza ubindutse nkabyo kuko wabitangiye iki kiguzi. Ubu Kristo yacunguye itora ritanze ikiguzi cy'amaraso. Hari ndi muntu wari wabona hagarara hariya ngo avuge ngo itorero ndaricunguye n'iryanjye. Itorero ni rya Kristo. Kubera iki? Ni waritangiye ikiguzi. Ninde witeguye se gutanga ikiguzi nk'iki? Byararangiye. Nyine abantu benshi cyane batinya riske zo guhomba, ntago bajya bakunda gufata riske. Ariko aba bantu benshi ubona babakire bagiye bakomera n'abantu bemeye gufata riske. Imana izaha umugisha ibyo ngibyo watangiye, icyo ugerageza gukora. Ntabwo izaha umugisha ibyo wabitse mu mufuka. Genda ubishore, shora. Pastor, reka nkwakire n'isengesho dutangira kino kiganiro. Tugushyize hejuru Mana y'icyubahiro, uri mwiza urakarama, ubereye mwiza abagutegereje ndetse n'abakurindiriye. Uyu mwanya tuje muri iki kiganiro turi mu masoko asoza, twemerere aya masoko n'abazayakurikira kera ubuzima bwabo buzahinduke. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. 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 Pastor, amasoko karyoshye. Abantu nawe urisomera kome, sinzi niba ujya ubona umwanya, ariko niba utanabonye muri iyi minsi ushake ku bw'aya masoko. Comments ziri muri bino biganiro, abantu bungukiye ibintu bikomeye cyane, abantu bigiye ibintu bikomeye cyane, abantu barahindutse mu buryo bugaragara cyane, kandi noneho umuntu w'imbere yashojeho gukura no kuba mugari. Nekereza nk'umukristo we ukijwe vuba, niba ariko nabivuga, akurikiye video yamufasha byinshi. Akurikiye zino video, yakurikiye amasoko, yamwigisha byinshi cyane. Noneho wa wundi wasubiye inyuma utagikunda no gusenga uburyohe bwashize, we noneho yaza no kumenya n'icyabiteye. Hari igihe asanga ari za nshuti mbi, hari igihe asanga ari kwa kutamenya icyo ashaka, hari igihe asanga ari kwa kutumvira Imana, hari igihe asanga ari wa mugisha wabyeyi yabuze. Ibyo byose byafatanyiriza hamwe bikaba byamugarura umurongo akwiye kubamo. Uyu munsi tugarutse tuje kuvuga ku isoko ya 11. Turabura isoko imwe dusoze, nubwo ngiye rwose buri munsi mba numva byarangiye, ariko nkumva ku bukeye byabaye bishe. Rero azabe 20. Oya, tuzahita twinjira mu yandi mashoti. Bazahita batangira gukurikira ibindi biganiro bito bitoya, noneho bitazajya bimara ino minota. Minota mike kereka kandi igihe twaganiriye. Turabibateguje, bazajya bumva udushoti twibiganiro bito bitoya kugira ngo bitabafata ku buryo uzajya utwumva tumara nk'iminota nk'icumi. Urugero ari benshi nk'ibi ngibi urabona turimo turasesengura, ariko tuzajya tubabwira dore uburyo butatu bwagufasha gusenga, ku buryo utwo tuntu uzajya tugenderamo buri munsi ukagenda udusengeramo. Bizagufasha. Turashaka gufasha abantu mu buryo bwo gutambutsa ubutumwa dukoresheje imbuga nkoranyambaga, abantu barushaho guhishurwa Kristo ndetse nabo ubwabo bibashe kubagirira umumaro. Turi gukora ikintu Yesu yakabaye akora ari mwese cyane, kuko Yesu abari mu kino kinyejana kiriho internet, kiriho Facebook, kiriho Instagram, kiriho YouTube, kiriho TikTok, kiriho Snapchat, kiriho zino mbuga zose. Yakabaye afite abafollower nka 500,000. Yakabaye ari nka Ronaldo uyu munsi, anamurenze si yose mukurikira. Kubera iki? Yakabaye akora kabisa umunsi ku wundi, atambutse ubutumwa bwiza, ntiyakabaye asinzira. Abantu bagiye batekereza ko zino mbuga nkoranyambaga ngo tutakwiye kuba tuzivukira, kandi ariho muhora. Namwe ikibazo ubwo abakristo nuko muhora mushaka ibibangiza n'ibibica, muzi hano ngo mwumve aya masoko n'ibindi bitandukanye ibibangiza. Nese umuntu ajya kwifata amasaga ari kumva saga, kandi kujyamo pastor katwigira mu masoko. Abantu bari muri ibyo bintu wumva kabisa bitafite ikintu biri mu mwongore, bidafite ikintu biri mu amakuru, ariko atari ugire ahamuvana n'ahamugeza. Pastor Imana igumugisha.
Imana ihe n'umugisha umuntu udukurikiye wese, Imana umugisha kameramani wacu ubagezaho amashusho meza asa gutya. Reka dutangire ikiganiro cyacu ku isoko ya 11. Karibu. Urakoze cyane Dr. Bob. Isoko ya 11 rero ni isoko yoroheye umuntu kuyumva, kuko n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ni ugutanga ikiguzi cy'icyo ushaka kuba cyo. Cyo nicyo icyo kirakomeye. Gute se? Icyo kirakomeye, ndimo ndavuga gifite imbaraga, zikomeye cyane, kuko ubuzima tubamo, ngiye kubisona atari njye biteguye, nta kibazo tugana, ariko ubuzima tubamo buriya ujye uvuga ngo 98 ngo namame ngo 2% n'ibitangaza, ariko ubuzima tubamo 98 ni ibiguzi dutanga. Ibyo tubona, ibyo tugeraho ni ibiguzi byo twatanze. Ibindi bikaza ari ya mahirwe n'iki nazanyongera, ariko ikiguzi, sacrifice, ikintu wakoze, icyo watanze, ngo n'Imana yatanze umwana wayo. Numva gutangiye kuganira. Reka ngarukiraho. Oya dukomeze tuganire, ni deba. Ukore debate. Jewe ndatanga iyerekwa biganire. Yego. Sibyo? Rero urumva kubera iki? Kubera iki kiguzi? Reka mvuge ko bizera. None ndaza kugaruka mu buzima. Ahubwo hera hano pastor, utaragira ku kiguzi, hari abavuga ngo byararangiye. Ikiguzi cya byose cyaratanzwe, yari Kristo ubwamanikwa ku musaraba. Ikiguzi cy'aba Kristo cy'abizera twari tukibonye, nta kindi kiguzi gikenewe. Kubera iki harimo isoko y'ikiguzi? Ariko turimo turavuga ku buzima. Yego. Ntabwo turimo tuvuga kwakira Yesu. Kugakiza. Agakiza twaga Yesu yagatangiye ikiguzi karishyuwe. Yagatangiye ikiguzi cy'amaraso. Yemeye kuba igitambo, ahinduka n'umutambyi. Nawe yatanze ikiguzi cy'icyo ashaka. Yashakaga gucungura itorero. Yatanze ikiguzi. Hari ikiguzi cyabyo. Cyitwa kubanza kubamba no twebwe ikiguzi bidusaba ni ukumwizera gusa. Nta kindi. Ntabwo turyama ngo agakiza kaze mu buriri. Dukurone yavuga y'abantu bavuga ngo agakiza ni ubuntu. Karishyuwe. Karishyuwe icyo kabaye ubuntu kuri twe. Ariko we yarakishyuye. Nta kiguzi twatanga ku gakiza. Yego. Ni ukwizera gusa. Ni ukwizera Kristo. Abaroma 10:9 atuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ubyizere mu mutima wawe urakizwa. Nta bindi. Aho rero ibyo nabyo iryo ryo ni ihame duhagazemo. Ariko noneho Yesu kariya akagakiza yagatangiye ikiguzi cy'amaraso. Bamucumisa icumu ryo mu rubavu. Yego. Yemera kuba igitambo gikura ibindi bitambo byose. Yego. Urumva? Rero ibyo dushaka kuba byo twe, natwe biradusaba ibiguzi byabyo. Ndashaka kuba umuntu ukomeye mu ishuri. Uzi ibiguzi bigusaba? Ubwo twinjiye mu buzima, biragusaba ibiguzi bikomeye cyane. Gutanga igihe cyawe, icyo si ikiguzi. Kugira ibyo wigomwa, kugira ibyo ureka. Ndashaka ubukire. Ntabwo ubukire bwizana. Barabukorera, urasabwa gutanga ibiguzi byabwo. Ijambo rya gatatu. Reka tujye kuri sekuruza wo kwizera Aburahamu. Soma Itangiriro 23 tubyumve. None ndaza gusesengura ahantu. Itangiriro 23. Hera ku murongo wa mbere. Bihangane bahumve. Reka dusome Itangiriro 23 wera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Sara apfira i Kiriyataruba ariho Hebroni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye abwira Abaheti ati, ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mumpe gakondo yo guhambamo, mpambe umupfu wanjye, mwivane mu maso. Abaheti basubiza Aburahamu bati, databuja utwumve, uri umuntu ukomeye cyane kuri twe, uhambe umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose,
ntawo muri twe uri bukwime imva ye ngo we guhambamo umupfu wawe. Aburahamu arahaguruka yikubita imbere y'abenegihugu nibo Baheti, avugana nabo arababwira ati nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso munyumvire munyingingire Efuroni mwene Sohari ampe ubuvumo bw'imakipera afite buri ku mpera y'isambu ye, abungurishirize hagati yanyu igiciro. Abungurishirize arimo arashaka gutanga iki? Ikiguzi. Urumve wagiye kuba umuhero ubona ariko arabwanza. Bamaze kumubwira ati urukomeye muri twe. Urukomeye muri twe barimo baramusingiza. Akavuga ati mu mbabarire. We azi ihame ryo gutanga ikiguzi cy'icyo ashaka. Buretse ndaza gusobanura aho hantu. Abantu bamwe ntabwo bajya bamenya gutanga ibiguzi by'ibyo bashaka ko babyo. Wowe ari ibintu bitizana ngo ndaryamye umugisha uzaza. Gutegeka kwa 2:28 navuga ngo haguruka ugende nzaguha umugisha. Uko guhaguruka si ikiguzi, uko guhaguruka ukagenda si ikiguzi, ni ikiguzi. Soma icyanditswe. Omeze. Ampe ubuvumo bw'imakipera afite buri ku mpera y'isambu ye, abungurishiriza hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanyije, bube gakondo yo guhambamo. Yego. Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti asubiza Aburahamu. Abaheti bamwumva abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose ati ahubwo databuja nyumva, iyo sambu ndayiguhaye n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'abubu bwoko bwacu, hamba umupfu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu abwira Efuroni bene igihugu bamwumva ati ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambe umupfu wanjye. Emera nyiguhe. Amubwira ngo iki? Efuroni asubiza Aburahamu ati databuja nyumvira, agasambu kaguze shekeli 100 n'ifeza kanteranya nawe, nuko hamba umupfu wawe. Aburahamu yumvira Efuroni, agerera Efuroni ifeza avuze. Abaheti bamwumva shekeli 400 z'ifeza, 400 z'ifeza, amashekeli 400 zemerwa n'abagenda. Barazemeye. Nuko Heburoni hinduka iki? Nuko isambu ya Efuroni iri Makipera iri imbere y'Imamure yo mu buvumo burimo n'ibiti byo muri yo byose, bayigotaga hose ku mpera yayo, bikomerezwa Aburahamu. Bihinduka iki? Kuba gakondo ye imbere y'Abaheti, imbere y'abanjaga mu irembo ry'umudugudu wabo. Gakondo. Ahantu wahindura gakondo utatandaho ikiguzi. Bari bagiye kuhamuhera ubuntu arabyanga. Yarabyanze. Ndahagura. Hari kuba arahatirana. Iyo umuntu yagutije isaha n'isaha, ari umuvuga butumwa yigeze yigisha, avuga ukuntu umuntu yigeze amutiza inkweto. Yego. Ngo agiye kubwiriza. Kuko izo nkweto nta kiguzi yari yazitanzeho. Ngo arangije yari yamubwiye ati murangiza amateraniro sanga, arayamubwira. Ngo arenzeho umunota umwe atangira kumamagara ngo inkweto zanjye ndazikeneye, kandi iteraniro ryari ritari ryarangira. Kubera iki? Nta kiguzi yari yazitanzeho, yari yazitijwe. Ntiyari yanazikodesheje. Iyo ukodesheje ni ikiguzi. Nese si ikiguzi. Iyo ukodesheje ni kontra. Yego. Ni musinya se. Abantu bamwe bakunda ibintu by'ubuntu. Bakunda ibintu by'ubuntu. Ibintu byose gerageza ukoresha amaboko yawe. Yego. Imana izabiguha. Yego. Uzarangiza ubindutse nkabyo kuko wabitangiye iki kiguzi. Aburahamu arangije arabyanga, aravuga ngo ndatanga ikiguzi cy'aha hantu. Ndatanga ikiguzi cy'aha hantu. Barabyanga ati wowe turaguhera ubuntu. Iyo Aburahamu baza kuhamugurisha, unega amatwi. Iyo bataza kuhamugurisha ntiyari kuhahindura gakondo. Icyo gihe Aburahamu baramwubahaga, ariko ntibari kumwubaha yapfuye, bamwubashye kuko ariho. Aburahamu yapfuye ageze imyaka 175, kuko ahantu yahaguze bamutereye metero. Wumvise ko bahagose?
habaye gakondo. nagira ubuntu bwo kugera aho hantu aho abagabo bari. Ni Makipela, ni mu mujyi wa Heburoni. Ubu ni umujyi w'abacuruzi. Urumva? Noneho arangije dore icyo yakoze. Abrahamu apfuye, nawe baraza imva ye bayegeranya n'iyo mugore we. Kubera iki? Niwe, ni gakondo ye. Kabiri, gatatu, Yakobo apfira muri Egiputa, ariko mbere y'uko apfa arahiza abana be. Urumva? Ko bazamuzana bakamujyana mu buvumo bwaguzwe nande? Na sekuru Abrahamu i Makipela. None bari kumukura i Gosheni muri Egiputa bamujyanye kujya kumusabira imva, bamujyanaga iwabo. Kubera iki? Yatanze ikiguzi. Iyo ahantu watanze ikiguzi, igihe cyose hahora ari ahawe. Urugero, ubu Kristo yacunguye itora ritanzeho ikiguzi cy'amaraso. Hari undi muntu wari wabona ahagarara hariya ngo avuge ngo itorero ndaricunguye n'iryanjye. Itorero ni irya Kristo. Kubera iki? Niwe waritangiye ikiguzi. Ninde witeguye se gutanga ikiguzi nk'iki? Byararangiye. Niyo mpamvu nusoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5, uraza gusanga ukuntu iriya nama amaze imyaka 400 mu ijuru, hategereje ugomba gucungura. Hategereje umuntu ugomba gucungura gusa. Igitabo kiza mu isi habura ukibumbura, kijikuzimu habura ukibumbura, kigaruka mu ijoro cyahereye. Imyaka 400 irangiye, Kristo aragifata bari gutsindira iryo soko. Ni wemeye gutanga ikiguzi. Umuntu avuga ati nemere gupfa nge, bashwanyaguze, banera imisumari, reka akada oya byihorere. Urwo ruko ariko Imana kuko yakunze abari mu isi. Kandi pastor, icyo kintu no mu buzima busanzwe nko twakora tuyiho, tujye mu buzima nyine. No mu buzima busanzwe umuntu avuga ati nkora ibi, ni nkora iki, ndaba mpombye iki, birabigenze gutya. Kuko kimwe mu bintu nari kuza kubaza, ariko wenda reka nyikomoze ndahita nyikubaza, ni iki gituma abantu batinya gutanga ibiguzi by'icyo bashaka kandi bazi icyo bashaka? Ko twamaze guhera ku isoko ya kane kumenya icyo ushaka. Kubera iki none abantu batinya gutanga ikiguzi kandi bazi icyo bashaka? Nyine abantu benshi cyane batinya riske zo guhomba, ntago bajya bakunda gufata riske. Ariko aba bantu benshi ubona babakire bagiye bakomera, ni abantu bemeye gufata riske, ntago bayitinya. Igamije icyiza ariko itari igamije ikibi, sibyo? Ni yungura sosiyete, ni nungura imiryango yabo. Benshi rero barabika, nibemera gushora. Ubu bitsa amafaranga kuri mobile money wayamaranye umwaka, yaba yunguka cyangwa ubugendo ugura amayinite? Uyarya buri munsi. Niwe yarya buri munsi. Ariko yashoye, uravuga ati se wayashoye mu bintu? Ati we urumva pastor, ati kanaka ejo bundi yarashoye arahomba, nanjye sishaka guhomba nkawe. Benshi rero batinya iyo risk. Nguriya yarakomeye, ngo buriya ngo ntuzamwita ngo burangacururiza ku miti. Ariko iyo miti uvuga nuko ko abantu baravuga cyane, ntago bakora cyane. Kandi kesho umuntu ukora niwe uvugwa. Wari wabona umuntu uvuga umuntu udakora? Wapi? Arazwi se? Wapi? Bibiliya ivuga ngo Isaka biba muri icyo gihugu. Isaka yatanze ibiguzi mu gihugu cy'Abafilisitiya, mu gihugu kitari n'icyabarabiba. Soma Itangiriro 26:12. Itangiriro 26:12. Mvuga ukuntu Bibiliya yivuga. Katwasome. Aravuga ngo Isaka biba muri icyo gihugu. Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Yarabitse imbuto cyangwa yarayibibye? Uwiteka muha umugisha. Iyo atinya riske se ngo atabiba ngo adashora agahomba, Uwiteka muha umugisha. Imana izaha umugisha ibyo ngibyo watangiye. Icyo ugerageza gukora ntabwo izaha umugisha ibyo wabitse mu mufuka. Genda ubishore, shora, injiramo ukore, ukoresha amaboko yawe, Imana iguha umugisha. Tugende. Umeze? Aravuga ngo uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Ngo uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane.
iyo aza kubika iriya mbuto nayishore mu butaka ngo igende imera igende ikura igende igira yari kuba umukire. Uyu ni Isaka wakoze. Ariko abakristo b'iki gihe nidukora hakora bake mu mbabarire si bose si bose. Abandi ngo Imana yagize gute? Yarabivuze akicara ategereje ngo bizaba. Ntabwo bemera gutanga ibiguzi by'amaboko yabo, ntibemera gutanga ibiguzi by'ibitekerezo byabo. Hinduka umukosirita, ufite ubwenge, warize, shyira hariya mashini wicare wigira abantu imishinga bishyure. Ariko ibitekerezo byacu abantu birirwa bitwarira ubuntu. Reka twikomereze. Haleluya. Imana iraha umugisha ibitekerezo byawe. Yego. Reka twirukanke ngaho wumve. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Umufilisitiya kugirira ishyari kuko watanze ibiguzi. Akoze ko bamwe nta muntu wagira ishyari nta kintu yagira. None wawugirira ishyari umuntu udakora? Wa muntu uri kuryamye ngo ariko se bariya bangaya. Ahubwo umuntu nazagira nawe namugira ishyari azajya ashima Imana azabari cyane. Ushima Imana uri mu kazi. Iyo abantu bakugirira ishyari uri mu kazi. Uri mu kazi. Utanze ibiguzi. Wakoze waraye amajoro, waraje ibirenge mu ibase wiga. Nibiguzi. Hari ibyo wigomwe kubera ibyo ushaka kugeraho. Hari ibyo waretse kubera ibyo ushaka kugeraho. Utanga ikiguzi cy'icyo ushaka kuba cyo. Uwo si Isaka. Yego. Soma Abami ba Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli 24:18. Dukoreshe Bibiliya kukanga. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati, zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Arawuna w'Umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ari ko Uwiteka yategetse. Arawuna arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arawuna arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arawuna arabaza ati, mwami nyagasani, uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati, nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Arawuna abwira Dawidi ati, umwami databuja najyana ibyo ashatse byose abitange. Arimo aramuha imbuga y'ubuntu. Reka Dawidi wumva ko nagiye ko yanga. Dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mu bigira inkwi. Ibi byose nyagasani je Arawuna mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati, Uwiteka Imana yawe gushimira. Ariko uzirikane unega amatwi. Umwami buretse gato utararenga. Uzirikane ko ari Dawidi ugiye gushaka Arawuna. Ntabwo ari Arawuna ugiye gushaka Dawidi ngo amuzaniye Imana. Ni ugiye kumuhiga ati nyaboneka. Dawidi agiye yabitekereje azi icyo ashaka. Ni n'umwami. Ubwo no gusubiza abamanditsi none se umuntu aguhaye impano ntiwayakira? Nibisanzwe impano turazitangana, gushimira umuntu birasanzwe. Ariko noneho wowe icyo ushaka wemere no kugitangira ikiguzi. Dawidi ari icyo yashakaga. Yes, ishaka kugira ngo wigaranzura umwuka w'ubukoroni. Yego. Nawe ugomba gukoresha amaboko yawe. Kavuga ngo nanjye ndashoboye, nanjye ndabashije, hano hantu mbasha kuyikura. Haleluya. Ukagira abantu nawe uzamura. Uzabazamuza iki ntacyo ufite. Ugomba guheraho. Tugende. Ariko umwami abwira Arawuna ati, oya ahubwo ndabigura nawe ntanga igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Ndetse ndanatanga igiciro cyabyo. Natashye. Wasomye Bibiliya. Bibiliya irimo ubuzima yuzuye amahane. Nabitanzeho ibyanjye. Urasabwa gukoresha amaboko yawe. Ukitanga ubwawe kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Nta gahunda yo kuryama, gahunda no gukora. Iyi ni Bibiliya. Ni Bibiliya. Urasoma Bibiliya ukahindura ubuzima ukareba abantu bakoze.
iyo bayita ngaho yatanze ikiguzi cyane yagitanze ati ndatanga ibyanjye wari sinasho buretse Zebuli Aburahamu yaragitanze Dawidi aragitanga Dawidi arafite ubushobozi bwo kuza nk'umwami agategeka yari yanamuhaye bari banamuheye umuntu avuga ati n'ujya niyo abantu barahira baravuga ngo sinzakoresha ububasha mawe mu nyungu zanjye bwite ntabwo ibona Dawidi yanze gukoresha ubwo bubasha aravuga ngo ndakoresha amahame yo gukora soma nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga shekeli n'ifeza 50 Aburahamu yatanze 400 Dawidi atanze angahe 50 ihinduka iki Dawidi yubakira Uwiteka igicaniro atamba ibitambo byoswe n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro nuko Uwiteka abona guhendahendererwa igihugu mu gigisha kubera iki ntabwo yariganyije umuturage uriya muturage arawuna hari icyo yirukase kuko yabonaga nyine ari umuntu umurusha icyubahiro ariko aravuga ati oya ndashaka gutanga ikiguzi cy'icyo shaka bidatekerezwa kandi n'imbaraga zanjye nkoresheje bidatekereza kandi n'imbaraga zanjye mwami bititwa ko nkuriganyije nkoresheje wa muturage bititwa ko nkuriganyije nkoresheje ububasha afite ahubwo se niwe umwami yatanze ikiguzi ubwo nge ndinde wowe urinde umwami Aburahamu sekuruza wo kwizera yatanze ikiguzi Dawidi umwami yatanze ikiguzi nge ndinde urinde nshuti yanjye aba bantu bagira kwitsinzi baba barwanya itsinzi utaruye n'ujya umenya no kwirinda yego muranyumva nujya ubona abakinnyi ko bakina mu mupira bagatanga ibiguzi akavunika bakamushyiraho barafu akongera agahaguruka akavuga ati ndashaka itsinzi wari wabona ntabwo bireba gutanga ikiguzi iyo mbuga yahindutse gakondo ya Dawidi Salomo ubwo yazanaga ibikoresho byo kubakira Imana urusengero niho yashyiraga ibikoresho yego niwo bubatse wa musigiti usakajwe zahabu nisinubwa ukuntu witwa neza ariko naho ngaho niho haribana n'irembo ry'Iburasirazuba aho hantu narahasuye nubisomye birasobanutse none mu buzima busanzwe wenda uri doctor nakurekaho kavuga ku buzima je navuze igihande cy'umwuka hari ikintu mujya mugeraho mutatanze bigoze none se imyaka 18 namaze mu ishuri nari kwa muganga ntayize urakoze imyaka 18 wicaye kandi na n'ubukika cyane ugikomeje amajoro urara amajoro business yawe se ukora business wakirwa mu rugo ntujye gukora ngo Imana yaravuze ngo izagukubira ngo urasabwa gutanga ikiguzi kugira ngo uhinduke isoko y'umugisha ntabwo ushobora guhinduka isoko y'umugisha aho hantu utaremera gutanga ikiguzi cy'icyo ushaka basi ukiri kuri kino kintu hari abakristo bizera ko ubuzima Imana ikora ibitangaza kira kuri imirimo yayo n'iki ku muntu utegereje ko ubuzima bw'Imana izagikuramo ibitangaza azahurira he n'iki kintu cyo gutanga ibiguzi ibitangaza nakubwiye ko ari 2%. 98% igize Bibiliya ni amahame yibereye se mu buzima bwa 2% bwo kwitegereza cya gitangaza abo ni babandi nyine ni wa wundi usanga ari kanyarira avuga ngo yarabimbwiye agahura n'umuntu akamuha amana akamuha 5 ubwo turimo turavuga ku bakristo sibyo si igitangaza se cyo yabikoreye se kira 5 jya kugabura agatera haleluya 7 sibyo nuko ngo kucyo ni igitangaza ariko nibihoraho uyu munsi murahura ejo numubone kuko manu ntago zazaga buri munsi manu ntago zazaga kuko bari bataragira mu gihugu Imana yababwiye manu yaramanukaga bakarya kandi itegeko rya manu nirazwa kandi igihe cya manu cyararangiye manu burya byabaga ari bitangaza batakaga ngo dukeneye inyama Imana ikazizana ariko ejo ntibazibona kandi si uko izibuze ahubwo irimo irabigisha ntabwo byumva ibyo rero ni ibintu abantu baba bagomba gusobanukirwa ibyo bintu bakabimenya hari ikitangaza ari ikintu kimwe hari umugisha umwe
uza nta kiguzi cyawo dutanze, ni ukwizera Yesu gusa. Yego. Ibindi ni ugukoresha amaboko yacu. Yego. Mu bijyanye n'ibifatika. Ntabwo kwakira Yesu bikuzanira inzu. Ntabwo kwakira Yesu bikuzanira imodoka. Kwakira Yesu bikuzanira agakiza, bikakuzanira n'amahoro mu mutima. Wabyumvise? Bikazana ubugingo buhoraho. Ariko mu bijyanye n'ibifatika bisaba gukoresha amaboko yawe. Amaboko yacu. Koresha amaboko yawe. Bijyanye n'umusozi wawe, n'iki Imana yagushyizeho. Ukemera ugatanga icyo kiguzi. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Nibirangiye. Uzarebe n'ababandi baba ku gicaniro Bibiliya ivuga, Abakorino ba mbere bisome byumve. Abakorino ba mbere 9:13. Bisome byumve nabo. Abo nabo birasaba gukora. Abakorino ba mbere 9:13. 9:13 reka dusome twumve uko avuga. Haba ngo ni muzi yuko abakora imirimo Nabagira bate? Abakora imirimo bakoresheje amaboko? Nabakora imirimo. Nabicara mu rusengero? Ntabakora. Nabakora imirimo yo mu rusengero. Batungwa n'iby'urusengero. Nabagira bate? Nabakora imirimo yo mu rusengero. Barakora. Kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'abakora imirimo yo ku gicaniro bagabana iby'igicaniro, ariko babanza bagira bate? Bakore. Ijambo birakubitira mu gutanga iki? Ibiguzi nabo bakore. Umurongo wa 14 Yesu n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa n'abavuga batungwa n'ubutumwa. Ni ugukora nabyo. Ni ukuvuga nabyo no gukora. N'ubu turi mu kazi. Ntabwo urimo byumva. Uyu mugabo se iyi shusho arimo atanga yarabyutse birizana. Yarabyize. Hari ikiguzi yatanze, hari ibishoro. Leta Bobo twashoresha ubu ngubu ko ubutumwa ntitwabutanze. Sorezaho udashaka kumva nyine nitubahaye Bibiliya. Buri kintu cyose ukeneye koresha amaboko, koresha ibitekerezo byawe. Nta kintu nshaka kubaza. Soko uhinduka isoko y'umugisha. Nta kintu kandi uko ukora cyane niko uzagera ku iterambere cyane. Urakoze. Uragakiza kacu Umwami Yesu. Imbaraga zacu nyiribihe. Komeza uhereza abana bawe umugisha. Icyubahiro cyawe gikomeze kibaganze. Iyi nyigisho bayishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugira amahoro.